Igice cyo kwigwa cya 46. Iki gice kizigwa ku itariki ya 20 kugeza ku ya 26 Mutarama. Bavandimwe, ese mwiteguye kuzuza ibisabwa ngo mube abakozi b'itorero? Umurongo iki gice gishingiyeho ugira uti: gutanga bihesha ibyishimo kuruta guhabwa. Ibyakozwe igice cya 20 umurongo wa 35. Indirimbo ya 49. Dushimisha umutima wa Yehova. Icyo igice cyibandaho. Iki gice kiri bufasha abavandimwe babatijwe kugira icyifuzo cyo kuzuza ibisabwa ngo baba abakozi b'itorero. Nahoze nsetsa abantu ejo bundi ndababaza, iyo Aburahamu agiye kumanura ipantaro ahita agira nk'iyerekwa, akareba Gaza uko isi uyu munsi, akareba Lebanoni, akareba Siriya, kuko bariya bose ni bene Aburahamu, yari guhita ayizamura. Ababwiriza bo mu Rwanda barishimye kandi bahugiye mu murimo. U Rwanda ntirwitwa igihugu cy'imisozi igihumbi gusa, ahubwo runitwa igihugu cy'insega igihumbi. N'ubu turabyibonera muri guseka. Hanyuma biranakogwa mu buryo bw'imyuka mibi, kubera ko abantu benshi bagiye ku bapfumu barabasambanije, benshi baba abagabo cyangwa abagore. Hari ahantu hamwe namaze imyaka myinshi njya kubwiriza mu Buhindi, nigeze kwinjira muri tempo ahantu basengera ibigirwamana. Natangajwe no kuhasanga inda igihumbi zaje gukora iki? ziri aho nyine zisambana n'abaje gusenga ibigirwamana. Yego, muri iyo tempo ni kimwe mu bihakorerwa harimo, yani kandi ibyo bikiri ku rwego rwa mbere. Iyo ugeze ku rwego ruhanitse cyane rwo gusenga ibyo bintu, winjira mu butinganyi. Bivuze ko gusambana n'ubutinganyi ni imyadorasiyo no kuramya, birenze kuba ari kwinezeza, ni urwego rwa nyuma rwo kuramya. Afite kugira ngo ibyo bintu bifate, winjira urasambana. Yego. Paragrafu ya mbere. Ikibazo: intumwa Pawulo yabonaga ate abakozi b'itorero? Abakozi b'itorero basohoza inshingano z'ingenzi mu matorero yabo. Intumwa Pawulo yahaga agaciro kenshi abo bagabo b'indahemuka. Urugero, igihe yandikiraga abakristo b'i Filipi, yoherereje intashya abakozi b'itorero n'abasaza b'itorero. Paragrafu ya kabiri. Ikibazo: ni icyo umuvandimwe witwa Luwisi yavuze ku bihereranye n'inshingano yo kuba umukozi w'itorero? Abavandimwe babatijwe, baba bakuze cyangwa bakiri bato, bishimira kuba abakozi b'itorero. Urugero, umuvandimwe witwa Devane yahawe iyo nshingano afite imyaka 18, ariko umuvandimwe witwa Luwisi we yahawe iyo nshingano arengeje imyaka 50. Yavuze uko we n'abandi bakozi b'itorero benshi bumva bameze, agira ati: nishimira gukorera abavandimwe n'abashiki bacu bo mu itorero ryanjye, ndi umukozi w'itorero. Barankunda kandi nanjye ndabakunda cyane. Paragrafu ya gatatu. Ikibazo: nibe ibibazo turi busubize muri iki gice? Ese niba uri umuvandimwe wabatijwe ariko ukaba utaraba umukozi w'itorero, wakwishyiriraho intego yo kuba we? Ni iki cyagombye gutuma wifuza iyo nshingano? Ni ibihe bintu bivugwa muri Bibiliya wagombye kuba wujuje kugira ngo ube we? Muri iki gice turi busubize ibyo bibazo, ariko reka tubanze turebe inshingano z'abakozi b'itorero. Ni izihe nshingano z'abakozi b'itorero? Paragrafu ya 4. Ikibazo: inshingano z'abakozi b'itorero ni izihe? Umukozi w'itorero ni umuvandimwe wabatijwe ushyirwaho binyuze ku Mwuka Wera kugira ngo afashe abasaza mu mirimo myinshi y'ingenzi ikorerwa mu itorero. Bamwe mu bakozi b'itorero baba bashinzwe amafasi n'ibitabo bikoreshwa mu murimo wo kubwiriza. Abandi bo baba bashinzwe isuku n'imirimo yo kwita ku nzu y'ubwami. Nanone abakozi b'itorero nibo bakira abaje mu materaniro,
bagakoresha ibyuma by'indangururamajwi n'ibyuma byerekana videwo mu materaniro y'itorero. Imyinshi mu mirimo abakozi b'itorero bakora iba igaragara. Icy'ingenzi kurushaho ariko ni uko abakozi b'itorero baba ari abantu bakunda Yehova kandi mu mibereho yabo bagakora ibintu bimushimisha. Nanone bakunda abavandimwe na bashiki bacu cyane. None se ni iki umuvandimwe wabatijwe yakora ngo abe umukozi w'itorero? Paragarafu ya 5 ikibazo. Ni iki umuvandimwe yakora kugira ngo abe umukozi w'itorero? Bibiliya igaragaza ibyo umuvandimwe wabatijwe agomba kuba yujuje kugira ngo abe umukozi w'itorero. Niba wifuza kuba umukozi w'itorero, ushobora gusuzuma ibyo bintu bivugwa muri Bibiliya kandi ugakora uko ushoboye ngo ubigereho. Ariko mbere ya byose, ugomba kubanza kwisuzuma ukareba impamvu ituma wifuza kuba umukozi w'itorero. Ni izihe mpamvu zagombye gutuma wifuza kuba umukozi w'itorero? Paragarafu ya 6 ikibazo. Ni iki cyagombye gutuma wifuza gukorera abavandimwe na bashiki bacu? Reka dutekereze ku rugero ruhebuje twasigiwe na Yesu. Ibyo yakoraga byose yabiterwaga n'urukundo akunda papa we n'urwo yakundaga abantu. Urwo rukundo nirwo rwatumaga akorana imbaraga kandi agakora imirimo yoroheje kugira ngo afashe abandi. Muri Matayo igice cya 20 umurongo wa 28 hagira hati, umwana w'umuntu nawe ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubuzima bwe ngo bube incungu ya benshi. Niba nawe wifuza kuba umukozi w'itorero ubitewe n'urukundo, Yehova azaguha umugisha kandi agufashe kugera kuri iyo nshingano. Paragarafu ya 7 ikibazo. Kuki ari bibi kwifuza kuba umukozi w'itorero ubitewe n'ubwibone? Muri iyi si usanga abantu bishyira imbere ari bo abantu bashimagiza. Ariko mu muryango wa Yehova ho si uko bimeze. Umuvandimwe wigana Yesu agakorera abandi abitewe n'urukundo, ntaba ashaka kubategeka cyangwa ngo abereke ko ari igitangaza. Umuntu uba wifuza ko abandi babona ko ari igitangaza aramutse ahawe inshingano mu itorero, ashobora kwanga gukora imirimo yoroheje iba ikenewe kugira ngo abagize umukumbi wa Yehova w'agaciro kenshi bitabweho. Aba yibwira ko umuntu umeze nka we adakwiriye gukora iyo mirimo. Yehova ntashobora guha imigisha umuntu wifuza gukorera abandi abitewe n'ubwibone cyangwa akurikiye inyungu ze bwite. Paragarafu ya 8 ikibazo. Ni iyihe nama Yesu yagiriye intumwa ze? Hari igihe n'inshuti za Yesu zigeze kwifuza guhabwa inshingano zitabitewe n'impamvu zikwiriye. Reka turebe ibyabaye ku ntumwa ebyiri za Yesu, arizo Yakobo na Yohana. Basabye Yesu ko yabaha imyanya ikomeye mu bwami bwe. Yesu ntiyigeze abashima kubera ibyo bintu bari basabye. Ahubwo yabwiye intumwa ze zose uko ari 12 ati, umuntu wese wifuza kuba ukomeye muri mwe niwe ugomba kubakorera, kandi umuntu wese wifuza kuba uw'imbere muri mwe agomba kuba umugaragu wanyu. Mariko igice cya 10 umurongo wa 43 n'uwa 44. Abavandimwe bifuza inshingano babitewe n'impamvu zikwiriye, ni ukuvuga gufasha abandi, bagirira itorero akamaro. Ni iki cyatuma ugira icyifuzo cyo gufasha abandi? Paragarafu ya 9 ikibazo. Ni iki cyatuma ugira icyifuzo cyo gukorera abandi? Nta gushidikanya ko ukunda Yehova kandi ukaba wifuza gukorera abandi. Ariko ushobora kuba utifuza gukora imirimo ikorwa n'abakozi b'itorero. Ni iki cyagufasha kugira icyifuzo cyo gukorera abandi? Ushobora gutekereza ku byishimo bizanwa no gukorera abavandimwe n'abashiki bacu. Yesu yaravuze ati, gutanga bihesha ibyishimo kuruta guhabwa. Ibyakozwe igice cya 20 umurongo wa 35. Yesu yakoze ibihuje n'ayo magambo. Yishimiraga gukorera abandi kandi nawe byagushimisha. Paragarafu ya 10 ikibazo. Yesu yagaragaje ate ko yishimiraga gukorera abandi?
Reka turebe urugero rugaragaza ukuntu Yesu yishimiraga gukorera abandi. Muri Mariko igice cya 6 umurongo wa 31 kugeza kwa 34 hagira hati: nawe arazibwira ati, nimuze mwenyine tujya ahantu hiherereye turuhukeho gato. Icyo gihe hari abantu benshi, bamwe bagenda abandi baza, bigatuma batabona akanya na gato ko kugira icyo barya. Nuko bajya mu bwato, bajya ahantu hatari abantu, ari bonyine. Ariko hari abantu bababonye bagenda. Abantu benshi bamenye ko yagiye, maze baturuka mu migi yose, bagenda n'amaguru, bariruka babatangayo. Nuko avuye mu bwato abona abantu benshi, yumva bagiriye impuhwe, kubera ko bari bameze nk'intama zitagira umwungeri. Hanyuma atangira kubigisha ibintu byinshi. Hari igihe Yesu n'abigishwa be bari bananiwe. Icyo gihe bagiye ahantu hatuje kugira ngo baruhuke. Icyakora abantu benshi baragiye babatangayo, bashaka ko Yesu abigisha. Iyo abishaka yari kubahakanira. N'ubundi kandi we n'abigishwa be ntibari babonye n'akanya na gato ko kugira icyo barya. Nanone Yesu yashoboraga kubigisha inyigisho imwe cyangwa ebyiri, ubundi akabasezerera. Ariko kubera ko yumvaga bakunze, yatangiye kubigisha ibintu byinshi, kandi yakomeje kubigisha kugeza bwije. Mariko igice cya 6 umurongo wa 35. Ibyo ntiyabikoze kubera ko ari byo yasabwaga, ahubwo yabitewe n'uko yumvaga bagiriyemo. Yashakaga kubigisha kubera ko yabakundaga. Ibyo bigaragaza ko gukorera abandi byashimishaga Yesu cyane. Paragrafu ya 11. Ikibazo: Yesu yagaragaje ate ko yakoreraga abandi? Iyo Yesu yabaga afasha abandi, ntiyabigishaga gusa, ahubwo yabahaga n'ibyo babaga bakeneye. Yakoraga ibitangaza hakaboneka ibyo kurya, akabiha abigishwa be ngo babitange. Iyo yabigenzaga atyo, yabaga atoza abigishwa be gukorera abandi. Nanone kandi yabaga agaragaje ko imirimo abakozi b'itorero bakora aba ari iy'ingenzi. Tekereza ibyishimo abigishwa ba Yesu bagiraga igihe babaga bafatanya nawe gutanga ibyo kurya byabonetse mu buryo bw'igitangaza, kugeza abantu bose bariye bagahaga. Mariko igice cya 6 umurongo wa 42. Birumvikana ko icyo gihe atari bwo bwonyine Yesu yagaragaje ko ashyira ibyo abandi bakeneye mu mwanya wa mbere kuruta ibyo we yari akeneye. Igihe cyose yamaze hano ku isi yagikoresheje akorera abandi. Yesu yashimishwaga no kwigisha abandi, kandi agatuma babona ibyo bakeneye yicishije bugufi. Nawe uzagira ibyishimo byinshi nukorera abandi ubikuye ku mutima, uri umukozi w'itorero. Paragrafu ya 12. Ikibazo: kuki nta n'umwe muri twe ukwiriye kumva ko ntacyo yakora mu itorero? Niba ujya wumva nta bushobozi bwihariye ufite, ntugacike intege. Nta gushidikanya ko hari imico myiza ufite yatuma ugirira akamaro abagize itorero. Jya utekereza ku magambo Pawulo yavuze, aboneka mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 12 umurongo wa 12 kugeza uwa 30, maze usenge Yehova umusaba kumenya uko wakurikiza ibivugwamo. Ayo magambo agaragaza neza ko wowe kimwe n'abandi bagaragu ba Yehova muzagira ibyishimo byinshi nimukorera abandi mubikuye ku mutima. Niba muri iki gihe utujuje ibisabwa ngo ube umukozi w'itorero, ntukwiriye gucika intege. Ahubwo ujye ukora ibishoboka byose kugira ngo ukorere Yehova n'abavandimwe bawe. Ujye wizera udashidikanya ko abasaza b'itorero bazabona ibyo ukora, maze bakaguha inshingano ihuje n'ubushobozi bwawe. Paragrafu ya 13. Ikibazo: twavuga iki ku byinshi mu by'abavandimwe basabwa kugira ngo babe abakozi b'itorero? Reka turebe indi mpamvu yagombye gutuma wuzuza ibisabwa ngo ube umukozi w'itorero. Ibyinshi mu byo umuvandimwe asabwa kuba yujuje ngo abe umukozi w'itorero bireba n'abakristo bose. Abakristo bose bakwiriye kugirana ubucuti bukomeye na Yehova, bakishimira gukorera abandi, kandi bakabaho mu buryo bushimisha Imana.
ubwo rero urumva ko watangiye kwitoza imyinshi mu mico isabwa kugira ngo ube umukozi w'itorero. None se ni iki umuvandimwe yakora kugira ngo yuzuze ibisabwa abe umukozi w'itorero? Uko wakuzuza ibisabwa. Paragarafu ya 14 ikibazo. Gufatana ibintu buremere bisobanura iki? Reka turebe bimwe mu by'abavandimwe basabwa kugira ngo babe abakozi b'itorero bivugwa mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo, igice cya 3, umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 n'uwa 12. Hagira hati: abakozi b'itorero nabo bakwiriye kuba abantu bafatana ibintu buremere, batari indyarya, batamenyereye kunywa inzoga nyinshi, kandi ntibaba abantu bakunda amafaranga cyangwa baharanira inyungu zabo gusa. Ahubwo bagomba gukurikiza inyigisho ziranga abakristo, ari naryo banga ryera, bakabikora bafite umutimanama ukeye. Nanone bajye babanza bagenzurwe kugira ngo bigaragare ko bujuje ibisabwa, hanyuma babone kuba abakozi b'itorero kuko baba batarabonetseho umugayo. Umurongo wa 12 ugira uti: umukozi w'itorero ajya aba umugabo w'umugore umwe, uyobora neza abana be n'abo mu rugo rwe. Umukozi w'itorero agomba kuba ari umuntu ufatana ibintu buremere. Amagambo avuga ngo ufatana ibintu buremere ashobora no guhindurwamo ngo wiyubashye cyangwa ukwiriye icyubahiro. Ayo magambo ntashatse kuvuga umuntu utajya useka cyangwa udatera urwenya, ahubwo asobanura ko uwo muntu aba agomba gukora uko ashoboye kose ngo asohoze inshingano ze neza. Niba buri gihe ukora neza inshingano wahawe kandi ukayisohoza neza, abavandimwe na bashiki bacu bo mu itorero ryanyu bazabona ko uri umuntu wiringirwa kandi bakubaye. Paragarafu ya 15 ikibazo. Kutaba indyarya no kudakunda amafaranga bisobanura iki? Umukozi w'itorero agomba kuba atari indyarya. Ibyo bisobanura ko agomba kuba ari inyangamugayo, avugisha ukuri kandi ari umuntu wiringirwa. Ibyo avuga n'ibyo akora kandi ntajya yiyerekana uko atari. Nanone umukozi w'itorero ntaba akunda amafaranga. Ibyo bisobanuye ko aba ari inyangamugayo mu bibazo bijyanye n'ubucuruzi n'uko akoresha amafaranga. Ntiyifashisha ubucuti afitanye n'abagize itorero kugira ngo yibonere inyungu. Paragarafu ya 16 ikibazo cya A. Kuba umuntu utamenyereye kunywa inzoga nyinshi bisobanura iki? Ikibazo cya B. Kugira umutimanama ukeye bisobanura iki? Umukozi w'itorero agomba kuba atamenyereye kunywa inzoga nyinshi. Ibyo bisobanura ko atari wa muntu uzwiho kunywa inzoga nyinshi cyangwa ngo abe ari umusinzi. Nanone umukozi w'itorero agomba kuba ari umuntu ufite umutimanama ukeye. Ibyo bisobanura ko mu mibereho ye aba ayoborwa n'amahame ya Yehova. Nubwo umukozi w'itorero aba ari umuntu udatunganye, aba ashobora kugira amahoro yo mu mutima bitewe n'ubucuti afitanye n'Imana. Paragarafu ya 17 ikibazo. Umuvandimwe yagaragaza ate ko ari umuntu wiringirwa mu gihe agenzurwa ngo bigaragare ko yujuje ibisabwa? Abakozi b'itorero babanza kugenzurwa kugira ngo bigaragare ko bujuje ibisabwa. Ibyo bigaragaza ko n'ubusanzwe baba bashoboye gusohoza inshingano bahawe. Ubwo rero abasaza b'itorero nibaguha inshingano, ujye ukurikiza neza amabwiriza baguhaye n'amabwiriza atangwa n'umuryango wacu. Ujye usobanuza neza kugira ngo umenye ibyo usabwa muri iyo nshingano n'igihe ugomba kurangiriza ibyo usabwa. Nusohoza neza buri nshingano uhabwa kandi ukayikorana umwete, abandi bagize itorero nabo bazabibona kandi bishimira amajyambere ugenda ugira. Ni icyo abasaza bakora? Ni ugutoza abavandimwe babatijwe. Mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo, igice cya 3, umurongo wa 10 hagira hati: nanone bajye babanza bagenzurwe kugira ngo bigaragare ko bujuje ibisabwa, hanyuma babone kuba abakozi b'itorero kuko baba batarabonetseho umugayo. Ese mu itorero ryanyu haba hari abavandimwe babatijwe bari mu kigero cy'imyaka 15 cyangwa munsi yaho? Ese bafite akamenyero ko kwigisha no gutegura amateraniro?
Ese buri gihe batanga ibitekerezo mu materaniro kandi bakifatanya mu murimo wo kubwiriza? Niba babikora, mujye mubaha inshingano zihuje n'imyaka bafite kandi zihuje n'imimerere barimo. Nimubigenza mutyo, muzabona uko mubagenzura kugira ngo bigaragare ko bujuje ibisabwa. Noneho, igihe bazaba bari hafi kugira imyaka 20, bazaba bashobora guhabwa inshingano yo kuba abakozi b'itorero. Paragarafu ya 18, ikibazo. Kuba umuntu utarabonetse w'umugayo bisobanura iki? Umukozi w'itorero agomba kuba ari umuntu utarabonetse w'umugayo. Ibyo bisobanura ko aba ari wa muntu utaregwa icyaha gikomeye cyangwa imyifatire mibi. Birumvikana ko abakristo bashobora kuvugwaho ibinyoma. Na Yesu Kristo bamuvuzeho ibinyoma, kandi yari yaravuze ko n'abigishwa be byari kubagendekera bityo. Icyakora nukomeza kugira imyifatire myiza nk'uko Yesu yabigenje, uzavugwa neza n'abagize itorero. Paragarafu ya 19, ikibazo. Kuba umugabo w'umugore umwe bisobanura iki? Umukozi w'itorero agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe. Ibyo bisobanura ko niba yarashatse, agomba kuba yubahiriza amahame Yehova yashyizeho igihe yatangizaga umuryango. Yateganyije ko umugabo agomba kugira umugore umwe. Nta mugabo w'umukristo ukwiriye gukora icyaha cy'ubusambanyi. Ariko ibyo bikubiyemo ibintu byinshi. Ibyo bisobanura ko ugomba gukomeza kubera indahemuka uwo mwashakanye kandi ukirinda kugaragariza urukundo abandi bagore. Paragarafu ya 20, ikibazo. Umuvandimwe wabatijwe yagaragaza ate ko ayobora neza abo mu rugo rwe? Umukozi w'itorero agomba kuba ayobora neza abana be n'abo mu rugo rwe. Iyo ari umutware w'umuryango, aba agomba gusohoza neza inshingano zimureba. Ibyo bikubiyemo kugira gahunda ihoraho y'iby'umwuka mu muryango no gukora uko ushoboye ukajyana kubwiriza kenshi na buri wese mu bagize umuryango wawe. Nanone, uba ugomba gufasha abana bawe kugirana ubucuti bukomeye na Yehova. Umugabo wita ku bagize umuryango we aba agaragaje ko ashobora no kwita ku bagize itorero. Paragarafu ya 21, ikibazo. Ni iki wakora niba utaraba umukozi w'itorero? Muvandimwe, niba utaraba umukozi w'itorero, uzasuzume ibintu bivugwa muri iki gice kandi usenge Yehova umusaba ko yagufasha kubikurikiza. Uziyigishe ku by'umuvandimwe asabwa kugira ngo abe umukozi w'itorero kandi ukore uko ushoboye kose kugira ngo ubikore. Ujye utekereza ku rukundo ukunda Yehova n'urwo ukunda abavandimwe n'abashiki bacu, kandi urusheho kugira icyifuzo cyo kubakorera. Niwuzuza ibisabwa ukaba umukozi w'itorero, uzibonera ibyishimo bizanwa no gukorera abavandimwe n'abashiki bacu bo mu itorero ryawe. Twifuza ko Yehova yagufasha maze ukagera kuri iyo ntego. Ibivugwa muri iyi mirongo ikurikira bitwigisha iki? Matayo igice cya 20 umurongo wa 28, Mariko igice cya 6 umurongo wa 31 kugeza ku wa 34, urwandiko rwa mbere rwandikiwe Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 n'uwa 12. Indirimbo ya 17, Yesu yakundaga abantu. Igice kirarangiye. Abantu benshi bavuga ko Bibiliya irimo inkuru z'impimbano n'imigani, kwitagihuje n'igihe, cyangwa ko kuyisobanukirwa bigoye. Ariko se mu by'ukuri Bibiliya niyo kibazo cyangwa ikibazo n'ibyo abantu batekereza kuri Bibiliya? Hari abantu batekereza ko Imana ari itegeka isi, ariko si byo bishoboka bite? Iyi si yarenze igaruriro, yuzuyemo imibabaro, uburwayi n'urupfu, ubukene n'ibiza. None se byashoboka bite ko Imana irangwa n'urukundo yateza ibyo bintu? Ushobora gutangazwa n'icyo Bibiliya ibivugaho. Bibiliya igira iti,
isi yose iri mu maboko y'umubi. Mu yandi magambo, hari ikiremwa gifite ububasha giteza ibibazo byugarije iyi si kandi nicyo kiyobora isi.